Yes, ndagusuje kandi ngo ikaze hano kuri Aizo TV. Reka dukomeze turebera hamwe inkuru z'uyu munsi cyangwa se zo kuri Sande ku cyumweru uyu munsi tariki 15 ku tariki 15 Nzeri 2024 birumvikana uyu munsi ku cyumweru. Reka turebere hamwe iyi nkuru irimo iravugwaho n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye cyangwa se abatari bake bagenda bayigarukaho by'umwihariko abantu bayivugaho ibintu bigiye bitandukanye. Ni inkuru yamaze kujya hanze, ni Perezida Paul Kagame na madamu we bitabiriye amasengesho yo gusengera igihugu. Ni Perezida Kagame na madamu we Jeannette Kagame bifatanije n'abayobozi babarirwa mu magana baturutse mu gihugu hose mu masengesho yo gushimira Imana yateguwe na Rwanda Leaders Fellowship. Aya masengesho n'amasengesho yo gusengera igihugu cyangwa se national prayer n'amasengesho yitabiriwe n'abasaga 600 barimo Perezida wa Repubulika Paul Kagame na madamu we Jeannette Kagame n'abandi bayobozi mu nzego za leta, mu nzego z'abikorera, abayobozi b'amadini n'amatorero n'abandi bagiye batandukanye. N'amasengesho yabaye uyu munsi ku tariki 15 z'ukwezi kwa 9 2024. Kimwe mu bintu bishimirwa Imana muri aya masengesho harimo kuba yaratumye amatora aheruka mu Rwanda agenda neza. Mu ijambo rye muri iki gikorwa, Perezida Kagame yavuze ku bintu bitandukanye ariko mu magambo make bikubiye muri ubu butumwa. Yagize ati gushimira ntibishobora kuba gushimira gusa, ntushobora kubigira umuco, umuhango kugira ngo ushimire. Ugomba kugira icyo ugomba gushimira, kandi ni byiza niba ari ikintu wagizemo uruhare. Niba ushimira ku bintu wakoze, washizemo imbaraga kandi ukaba warabonye ibisubizo, ushobora gushimira. Aho nibyo ndashaka ko usobanukirwa ko gushimira atari ugushimira gusa, ahubwo bijyana no kunyurwa, kuzuzwa. N'amagambo ya Perezida Paul Kagame ubwo yavugiye muri uyu muhango cyangwa se muri aya masengesho yo gusengera igihugu yabereye kuri Kigali Convention Center uyu munsi ku cyumweru tariki 15 Nzeri 2024.